uziko hari igihe Imana ikugirira neza bwaki ikicuza, ikicuza impamvu yaguhaye diporome, ikicuza impamvu yaguhaye umugabo, ikicuza impamvu yaguhaye amataye, ikicuza impamvu yaguhaye iyo nzobe, ukaba uri kwipfusha ubusa. Ubu Imana yinyihera inzobe wari kureba uburyo nkajya mpagarara hano ariko mfite na furesheri meze nk'icyapa cya MTN. None we yaguhaye inzobe ibwira nongo bazi inkuge, bazi iki? Inkuge. Wese nimuvuga ngo inkuge, wese nimuvuga ngo inkuge cyane, inkuge musubiremo ngo inkuge, inkuge. none natwe dufitiyo n'agakiza twahawe nawe, niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke. Imana abwira no kubaza iki? Inkuge. Murebe ukuntu ndesha, mfite imyaka mike, ndi umugabo mwiza ukeye ufite kashi. Ubu murabona nasaze hano, nta bantu bafite za masters barimo. Twarasaze cyangwa ntitwasaze? Nta bantu bafite amafaranga barimo hano, barahari cyangwa ntibahari? Nanjye maze ndayafite. Ntabwo muvuge ngo no no no, ndashaka muvuge ngo no 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 no. Twasoma by the way, urufaransa turaruvuga, ingirishi turasipikinga. Muvuge ngo ntago twasaze. Nawe yarabaje, arabaza arabaza arabaza, Yewe arabaza 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 yewe arabaza 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 yewe arabaza 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 yewe arabaza. nawe arayibaza. Bati koko ntago yasaze. Baraza bamufasha kubaza, ashyiraho urubaho rwa mbere, arabaza urwa kabiri. Hashira icyumweru bamwe bati ni umusazi, turi kubona izuba ari ryinshi nta mvura izagwa. Ngo hashira iminsi, ngo inkuge igiye kuzura, haza abandi nabo barabaza. Hashira icyumweru bati turagiye, ibi bintu ni iby'abasazi. Ariko nimuvuga ngo no, ntago twasaze. Ntabwo twasaze. Abumva batarasaze nimuvuge ngo amen. Amen. Abantu bumva ubwonko bwabo ari sawa, je numva ndi normal. Tumumperekeze tujye kureba nde ndamukeneye. Nyina ngo ajye imbere, nyina so nyina yari mugufi gutya, nyina ngajya hehe? We na bene nyina bakeneye nde? Ariko bageze aho Yesu ari ntibinjira. Nibagira bate? Muvuga cyane, ntibagira bate? Ntibinjira. Uri kuvuga ngo mami Yesu ngo ndagukeneye, wananiwe kwinjira, waheze mu muryango. Hari abantu baza ariko bagahera hehe? Umusore witwa Utuku yaje amukeneye, ntiyinjira, ahagarara mu muryango. Akajya yumva Kiriwa Nzenze, akajya yumva Jugumira, akumva n'indirimbo za Korali Beteli, akajugumira, akumva n'ubutumwa bwiza. Abura byose, yari akeneye Yesu ariko ntiyinjira. Ahagarara hehe? Mu idirishya, akajya yumva ibyo hanze, yumva n'ibyo mu rusengero. Uzi icyamuviriyemo? Yarasinziriye arapfa. None we ngo Mana ngo ngirira neza, ngo urugo rwanjye banza winjire, abona gutabare. Niba warananiwe kwinjira, abakobwa bose urasoma, abukuruye amabere, abukoze ku bibuno bikirigita, waza muri Mami Yesu ndagukeneye. No no no, injira. Gira ute? Injira. Mu Yakube kabiri dushimira Imana. Twashimiye Imana yaduhaye kugera ku musozi wa Karongi. Imana yakoze kandi namwe mwakoze kutwakira, tubasaba umugisha ku Mana. Hanyuma tubahaye intashyo, ngewe nsengera muri paruwase ya Ntura ku itorero rya Kagatamu mu Bushenge. Abera barabatashya, mwakira intashyo za bene so. Dusome igitabo cy'Abaroma ibice 8. Abaroma 8
Abaroma ibice 8. Abari gusinzira mukanguke twumve ijambo ry'Imana. Hanyuma amazina yanjye nitwa Daniel Binguye neza, ndi umugabo mfite abana 4, mfite n'umugore, hanyuma dutuye Kamembe. Yesu abaho umugisha. Abaroma 8 umurongo wa 1. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Ko mutakira mwakira ijambo ry'Imana. Jire ari hehe? Jire wo muri Beteli ari he? Nzanira abaririmbyi tuvuga ubutumwa 10 batarwaye umugongo cyangwa rubaga impande. Haza abo bakiri batoya. Indirimbo ya 38 mu ndirimbo arya zirazi nyuma zitwa izo gushimisha izagakiza. Mu ndirimbo z'agakiza muririmba igitero kimwe, ni igice cya nyuma, ni igice cya nyuma, igira ibice 10. Ntago twaririmba ibice 10 muri iyi minota mubona dufite aha ngaha ntibyavamo. Ni igice kimwe kandi nsabye umuntu wese uri hano guhaguruka tukaririmbana, ariko nitumara gukiririmba murakiririmba gatatu, hanyuma abandi bicare mwe mugume muhagaze. Navuze ngo umuntu wese uri aha ahaguruke turirimbe icyo gice, tukiririmbe gatatu. Amen. None natwe dufitiyo n'agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbura. none natwe dufitiyo n'agakiza twahawe na Yesu. niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbura. niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbura. niba ushaka amahoro nawe Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbura. niba ushaka amahoro Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Nakomera Yesu amashyi mukamushimira. Ongere muririmbe ako kantu rimwe. None natwe dufitiyo none natwe dufitiyo n'agakiza twahawe na Yesu. na Yesu. niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbura. none natwe twahawe dufitiyo n'agakiza twahawe na Yesu. na Yesu. niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbura. niba ushaka amahoro Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbura. niba ushaka amahoro muri wowe Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbura. niba ushaka amahoro Niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke
abumva ari byo nimuvuge ngo amena. Amen. Imana impaye ijambo ngo ndibabwire muri iki giterane rivuga ngo injira muri Yesu. Injira hehe? Biruta kwinjira mu kabari, kuko ho wasohoka bagukuye amenyo. Biruta kwinjira umugore wa kabiri, kuko unezerwa ijoro wagezeyo gusa. Ariko kwinjira muri Yesu birimo amahoro. Abanyumvise nimuvuge amena. Paulo yandikira Abaroma yarababwiye ngo nuko rero noneho abari hehe? Nimunsubize, abari hehe? muri Kristo Yesu. Nta teka bazacirwaho. Uyu munsi dufite ubu butumwa bukubwira ngo injira hehe? Muririmbe na kakandi kavuga ngo niba uri muri Yesu neza gumamo. 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 Kubita umuntu muri kumwe ku bitugu ngo niba urimo gumamo. Urakoze cyane. Hari abantu bumva bakunze Yesu ngo bamuzamurire icyubahiro gutya. Haleluya. Paulo aravuze ngo abari muri Kristo urubanza rwararangiye, nta teka bazacirwaho. Mwese muvuge amena. Amen. Ndagira ngo mbabwire ngo ubuzima buri muri Yesu. Imana yafashe ibintu byose dukeneye mu buzima ibishyira muri Yesu, irangije iramuduha. Imana irema umuntu, yamuremye yafashe icyemezo, bajya inama n'abo mu ijuru ngo tureme umuntu ase natwe. Hanyuma umuntu araremwa, bukeye haciye iminsi mikeya ngo umuntu akora ibyaha, ngo Imana iricuza. Imana igira ite? Urumva Imana yamuremye yafashe icyemezo, yaganiriye n'abo mu ijuru, ariko umuntu yigira kagarara, umuntu yigira isarigoma, niko bavuze mu gitondo turi mu modoka. Umuntu hari igihe umuntu yigira isarigoma ku Mana. Umuntu anywa inzoga, Imana yarayimubujije. Umuntu arasambana, Imana yarabimubujije. Umuntu ariba, Imana yarabimubujije. Hanyuma Imana irababara. Imana igira ite? Irababara. Somye Itangiriro usanga ngo itararenga muri icyo gitabo yahise yicuza. Iricuza. Uziko hari igihe Imana ikugirira neza bwaki ikicuza. Ikicuza impamvu yaguhaye diplome. Ikicuza impamvu yaguhaye umugabo. Ikicuza impamvu yaguhaye amataye. Ikicuza impamvu yaguhaye iyo nzobe. Kaburi kwipfusha ubusa. Ubu Imana yinyihera inzobe, wari kureba uburyo hajya mpagarara hano ariko mfite na fresheri meze nk'icyapa cya MTN. None we yaguhaye inzobe uyinywesha urumogi, inzobe yawe uyinywesha itabi. Hari igihe Imana yicuza ubwo burebure yaguhaye. Bora abantu barebare pe. Hari igihe Imana yicuza icyatumye igutuza mu mujyi. Hari igihe Imana yicuza icyatumye ikurokora. Hari igihe Imana yicuza icyatumye igukiza indwara. Imana yicujije icyatumye irema umuntu, hanyuma ngo ibwira abantu ko igiye kumurimbura. Ariko yibuka ko mu gihugu, ndashima Imana, niyo abantu bakora ibizira, ariko Imana ifite abakiranutsi basigaye. Yarazengurutse ngo itangira uwitwa Nowa ubuhamya, ibona Nowa we ari umukiranutsi. Bibiliya ivuga ngo Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Abanyumvise muvuge amena. Ibwira Nowa ngo bazi inkuge. Bazi iki? Inkuge. Mwese nimuvuga ngo inkuge. Inkuge. Mwese nimuvuga ngo inkuge cyane. Inkuge. Musubiremo ngo inkuge. Inkuge. None natwe dufite iyo n'agakiza twahawe na Yesu. Niba ushaka
Imana abwira Nowa kubaza iki? inkuge. Nowa ngo azindukana urukero, azindukana n'iranda rimwe rigira ritya, azana imbaho. Abantu bati Nowa uri mu biki? Ndi kubaza inkuge. Ninde wabikubwiye? Ni Imana. Ni iki? Niyo tuzahungiraho umujinya ugiye gutera, imvura izagwa. Abantu baravuga ngo Nowa yagize ate? Yasaze. Ubu hari abantu bari kubona nasaze. Murebe ukuntu ndeshya, mfite imyaka mike, ndi umugabo mwiza ukeye, ufite kashi. Ubu murabona nasaze? Hano nta bantu bafite za masters barimo. Twarasaze cyangwa ntitwasaze? Nta bantu bafite amafaranga barimo hano. Barahari cyangwa ntibahari? Arahari. Nanjye maze ndayafite. Ntabwo muvuge ngo no. Ndashaka muvuge ngo no. Twasoma by the way. Urufaransa turaruvuga, ingirishi turasipikinga. Muvuge ngo ntago twasaze. Nowa yarabaje, arabaza. Nowa arayibaza, bati koko ntago yasaze. Baraza bamufasha kubaza, ashyiraho urubaho rwa mbere, arabaza urwa kabiri. Hashira icyumweru bamwe bati ni umusazi, turi kubona izuba ari ryinshi nta mvura izagwa. Ngo hashira iminsi, ngo inkuge igiye kuzura, haza abandi nabo barabaza. Hashira icyumweru bati turagiye, ibi bintu ni iby'abasazi. Ariko nimuvuga ngo no, ntago twasaze. Ntabwo twasaze. Abumva batarasaze nimuvuge ngo amen. Amen. Abantu bumva ubwonko bwabo ari sawa. Je numva ndi normal. Tekereza neza, njya neza, sinjya nabi, nambara neza, nimundebera ukuntu ndi smart. Nimuvuga ngo no, ntabwo twasaze. Hanyuma inkuge iruzura. Inkuge igira ite? Inkuge igira ite? Inkuge igira ite? Inkuge igira ite? Ngo Nowa inde? Ngo ajya kubwira Imana ngo yuzuye. Imana yamubwira ngo genda ubwire abantu ko yuzuye baza binjira. Abantu ngo baranga, baravuga bati inuzuye sha. Urakoze rata, Imana iguha umugisha. Ngo banze kwinjira yuzuye. Uzi kwinjira inkuge yuzuye. Murebe uburyo barokore bakeya. Ariko ubundi kera twara abantu basa nabi, batazi kurimba, batize, none ibintu bimeze neza. Inkuge yaruzuye, nimurebe ibyuma by'amamiliyoni n'amamiliyoni, n'ubundi ukanga kwinjira. Kandi inkuge yaragize ite? Inkuge yaruzuye. Abalisansiye baraje, abameya baraje barakizwa, abadepite bakijijwe barahari, abaminisitiri baraje, bagitifu dore ngaho bicaye bayobora imirenge bafite n'agakiza. Nimuvuga ngo inkuge yaruzuye. Dufite abantu bafite ibiyetaje n'ibikamyo bicaye aha. Inkuge imeze neza. Muvuga ngo imeze neza. Inkuge yagize ite? Muvuga ngo yaruzuye. Se nyine mbabwira, Nowa arababwira ngo nimuze dore yuzuye. Baranga, banze ngo baramuseka, baravuga ngo ntitwinjira. Imana yamubwiye ngo niba banze, bwira sheri wawe yinjire. Ngo Nowa yinjiranamo n'umugore we, cyakoze ngo n'abakobe nka babiri nabo baremera. Aragenda abwira Imana ngo binjiye ariko ntiyuzuye. None se ko hakirimo imyanya mbijyanye, genda ubwira abantu ngo abibabwiye baranga. Ngo banze, Imana yamubwira ngo ubwo abantu banze, ubwo abantu bagize bate? Genda ubwira ibikeri, ugenda ubwira bibiri, ikigore n'ikigabo, ubwira ingurube, ubwira ihene, ubwira inka, ubwira intama, byinjira. Nowa ngo ajya guhamagara inyamaswa. Inyamaswa zo zirumva zirinjira. Ukabona inyamaswa itarabaje, itaragize ite? Itaratanze umusanzu, itaradodesheje iniforume, itararepese, itararirimbye, itarabatijwe. Poromosiyo itanzwe yo kwinjira mu nkuge gusa. Ingurube n'ikibwana cyayo ukabona biraje, ikaza itya ihuma. Harya irahuma ingurube. Wajya kubona ukabona ihene iri guhebeba ngo be
yinjira hehe inkuge ihene ikabifasha umwanya, intama ikabifasha umwanya, inkoko ikabifasha umwanya. ayiwewe abantu baranga. hanyuma twihuse ngo bamaze kwanga kwinjira nawe arabahendahenda. imana yamubwira ngo injiza ibikoko, inyamaswa zirinjira, ikigabo n'ikigore. ngo bimaze kwinjira ngo imana iraza. imana igira ite? iraza. imana igira ite? iraza. imana mumbare mubwire ni iki yaje? imana. haje gitifu? imana. ninde waje? imana. muzi ko ibi bintu murimo ari ibya bosi. muzi ko aziyizira umunsi umwe agakinga. ibi bintu tubahendahendera byo gukizwa muzi ko bizarangira. ubu bari kuguhendahenda. korari yaje bambaye iniforume, barasenze, baguze ibyuma, bateguye igiterane, bakodesheje amahema. ariko nyirabyo naza. zaburi ya 50 iravuga ngo imana yacu izaza ye guceceka, ngo imbere yayo azaba ari umuriro ukongora, ngo kandi nihaguruka abanzi bayo bazatatana. Haleluya. mwanyitabye mukavuga ngo amena cyane. imana iraza ikinga iki? urugi rw'inkuge. ngo imvura itangira kugwa, ibiraguye, ngo abantu baza bihuta cyane, ngo bahageze babona iri koroha. nowa arungurukira mu idirishya ati mwari muje? twari tuje ariko tubonye uri kudushuka, dusubiye mu byo twarimo. uwibaga agasubira kwiba, ubeshya agasubira kwiga kubeshya. hanyuma ngo indi mvura irongera iramanuka iba nyinshi, ngo abantu bagaruka ku ihema, ngo babwira Nowa ati kingura inkuge. Nowa ati ntabwo ari njye wakinze. baramubwira bati twaragufashije, ibuka ibiro byanjye by'imisumari, ibuka urubaho nazanye, ibuka imibyizi yanjye. abanditse komantari za Bibiliya bavuze umugabo witwa Mariko, ngo wari warabufashije Nowa kubaza inkuge. ngo ariko muri iyo minsi wabo haba ubukwe. haba iki? ajya muri dote, arabatika ntahe dote gusa bite ngaruka. agenda ava ku nkuge, asohoka yirukanka, aragenda, ntiyarindiriye ko batanga azagaruka. yesu arabatika nihute njye mu nkuge. mu nzira imvura iramufata, arabatika nihute, asanga imana yagize ite? yaba ni Mariko umwe mwakoranye. ni iki cyagusohoye mu nkuge? hanyuma ngo Mariko nawe ari mu barimbutse, ngo amazi aterura ya nkuge. aterura iki? aterura iki? muvuga cyane ariko. ngo abantu barataka ati Nowa dukize, Nowa kingura. Nowa arababwira ngo sinjye wakinze, sorry, narabinginze ngo mwinjire muranga, muhitamo guhera inyuma, none nimurimbuke. turagira ngo tubwire abantu banze kwinjira muri Yesu ko bazarimbuka. nta banga ryo kubivuga dufite, kubera ko niko bizagenda. ngo amazi aterura ya nkuge, ngo hanyuma abantu barapfa barashira. ariko mwumve ubutumwa bwiza, nimuvuge ngo amena. Amen. ngo abibereye mu nkuge, nimuvuge ngo amena. abibereye he? abibereye he? abibereye he? muvuge cyane, abibereye he? ngo bafitemo amahoro, ngo kugeza ubwo bazasohokamo. ngabo abantu bataciriweho iteka. ndagira ngo njye gusoza turi kumwe n'aba baririmbyi, hanyuma dusenge. ariko mbabwira utuntu nka tubiri. icya mbere, Yesu arashaka ko winjira muri we, kubera ko ibintu byose ukeneye biri muri Yesu. biri hehe? biri hehe? muri Yesu. kandi hari abantu tugira bagira ubwibone. bagira iki? ngo Yesu ngo niba nshaka ngo azansange mu byo ndimo. niko umuntu aheruka kumbwira munyuze hari guhinga, ko utaze mu masengesho. ngo njyewe Imana yanjye ndayizi, ngo no mu murima igihansurira, ngo ubwo rero niba ishaka kungandiza, ngo wenda ngo insange mu kwanjye. mugira ubwibone kugeza ubwo mwumva Yesu yabasanga mu kwanyu. Yesu ntago azigera gusanga mu byo urimo. niba umukeneye uraza, niba umukeneye uragira ute? uraza winjire. abantu bakeneye Yesu nimugire gutyo, wumva mukeneye. umuntu wumva akeneye Yesu, utamukeneye amanure. umuntu wumva akeneye Yesu nagira atya. haleluya. ukeneye umuyobozi amusanga mu biro. ukeneye Yesu araza akinjira muri we. reka mbasomere umurongo nze nsenga Imana.
ukeneye Yesu aramusanga. Haleluya. Ngaho nimusome Yohana 20 cyangwa musome Luka 8. Yohana 20 tuhareke. Luka 8 umurongo wa 20 uhabonye nahansomere. Luka 8 umurongo wa 20 ninde uhabonye ngasome? Luka 8:20. Niba ukeneye Yesu uraza. Ntago Yesu ari ugusanga mu byurimo, ntiyagusanga mu busambanyi, ntiyagusanga mu bubeshi, ntiyagusanga mu bujura, ntiyagusanga mu itabi, ntiyagusanga mu kabari. Ukeneye Yesu uraza. Muvuge amena. Abatarataha mu pepe y'Imana gutya muvuge amena. Amen. Dusomere Luka 8:20. Ntago ndi kubyumva. Abantu baramubwira bati nyoko na bene so, nyoko mami na bene so bahagaze hanze baragushaka. Bahagaze hehe? Hanze. Bahagaze hehe? Hanze. Baragushaka. Yego. Nawe arabasubiza ati mama na bene data naba bumva ijambo ry'Imana bakarikomeza. Ubwo mushumba ukurikije ibyo usomye Yesu yari ari he? Yesu yari ahantu yigisha mu nzu, ari mu nzu yiherereye. Hanyuma haza nyina azana na barumuna ba Jesus. Imana iguha umugisha yicarira. Murakoze. Hanyuma ngo baramubwira ngo nyoko nande twishimwe nimugire murya. Timuzi ko twanywanye se? Baramubwira ngo nyoko. Muvuga ngo nyoko. Baramubwira ngo nyoko. Yesu yari mu giterane, noneho nyina aramushaka. Reka mbabwire, uzi ko nta muntu udashaka Yesu, na nyina ubwe aba amukeneye. Nkahaye Imana icyubahiro gutya. Muzi ko n'umuntu wize kaminuza aba akeneye Yesu. Muzi ko n'umuntu ufite amafaranga menshi akeneye Yesu. Muzi ko n'iyi nkumi y'inzobe ikeneye Yesu. Muzi ko n'uyu mugore utabyibushye uramukeneye. Yego. Abamukeneye ni muvuge ngo amena. Muri hango muvuge ngo amena. Vuga ngo ndamukeneye. Uramukeneye? Uramukeneye? Yego. Nande ndamukeneye. Ngo nyina nga arababwira barumuna ba Yesu ati ni mumperekeze. Shira mikrofone hasi. Wenda namushikiwe hoya bano uko ari batatu mumperekeze. Tujye kureba nde? Ndamukeneye. Nyina ngo ajye imbere. Nyina yari mugufi gutya. Nyina ngo ajya hehe? We na bene nyina bakeneye nde? Ariko bageze aho Yesu ari ntibinjira. Nibagira bate? Muvuga cyane ntibagira bate? Ntibinjira. Uri kuvuga ngo mami Yesu ngo ndagukeneye, wananiwe kwinjira waheze mu muryango. Hari abantu baza ariko bagahera hehe? Simfite umwanya ngo mbabwire abantu baheze mu muryango. Umusore witwa Utuku yaje amukeneye, ntiyinjira, ahagarara mu muryango. Akajya yumva Kiriwa Nzenze, akajya yumva Jugumira, akumva n'indirimbo za Korali Beteli, akajugumira, akumva n'ubutumwa bwiza. Abura byose, yari akeneye Yesu ariko ntiyinjira, ahagarara hehe? Mu idirishya, akajya yumva ibyo hanze, yumva n'ibyo mu rusengero. Uzi cyamuviriyemo? Yarasinziriye arapfa. Niba ukeneye Yesu ugomba kwinjira. Bibwira umuntu muri kumwe, niba umukeneye injira. Kubita mu gituza cyane. Niba umukeneye girute injira. Niba umukeneye ngo nyina n'agasuzuguro kenshi na marinette nkaya ngababwiye tumye umuhamagaye mu diyakoni. Aramugabaza ati ngwino hano. Ati ndi mama Jesus. Ntiwari uzi ko ari imfura yanjye ninjye. Mukomere Yesu amashyi we. Bwira umuntu muri kumwe niba umukeneye injira. Aravuga ati ninjye mami we. Buriya Yesu ni imfura yanjye. Aba ni bari umunabe, uyu ni Rijoni, uyu ni Yakobo. Mubwira ngo nyina
n'aba petit frere be bari hanze, bari hehe? Zuragira ngo gusanga huri ubwo gusanga mu busambanyi uje wasumanika amaguru ngo Yesu ahagusanga gutabara ngo ukeneye kuva mu nzu ikodeshwa. Niba umukeneye injira, gira ute? Gira ute? Niba umukeneye gira ute? Gira ute? Injira. Ongera uyitere cyane iyo haleluya iraryoshe. Haleluya! Amen. Ngo genda umbwirire umuhungu wanjye, mubwire ngo ni nyoko. Mubwire ngo ni nyoko na barumuna bawe baje ngo babwire ko ari kubashaka ngo baganire. Ngo umudiyakoni yihutiraho Yesu ari. Aramubwira ngo nyoko na bene so. Nyoko nande? Bari hanze. Bari hehe? Ndagira ngo mbwire umuntu uri hanze utarinjira ko batazabonana. Yahakaniye na nyina. Yahakaniye nande? Wese ubwo urumva yabura kuguhakanira, waramubyaye se? Hari igise cyawazi ngo azakwemerera kuri perezida. Yahakaniye na nyina. Umuntu muri kumumunyeganyiza umubwira ngo yahakaniye na nyina. Yahakaniye nande? None we ngo bana ngo ngirira neza ngo urugo rwanjye banza winjire abona gutabare. Niba warananiwe kwinjira, abakobwa basura soma, abukuruye amabere, abukoze ku bibuno bikirigita, waza muri Imana Yesu ndagukeneye. No, injira. Gira ute? Injira. Arababwira ngo nimugende muhakanire mama. Muhakanire nde? Mumubwire ngo sinsohoka. Niba nkeneye we n'abarumuna banjye bagire bate? Bagire bate? Reka mbabwire mwa abantu b'Ikarongi mwe, niba ukeneye Yesu biragusaba kwinjira muri we. Hanyuma dusoza ngo yarabahakaniye, ngo arampakaniye, ambwiye ko niba mwaje ari we muje kureba mwinjire. Hanyuma ngo baravuga bataha bimyiza imoso. Bataha bimyiza iki? Bari bamubonye cyangwa ntawe babonye? Baramubonye cyangwa ntawe babonye? Muterure mikoro rero niba ukeneye Yesu injira. Yohana 20 hari inkuru za Yesu apfa ari mu gituro. Dusoreza aho ngaho. Yaravuze abigishwa bari bafite ikibazo cyo kwibaza aho Yesu yagiye. Hanyuma ngo witwa Mariya Magdalena na Mariya nyina na Petero na Yohana niba bagerageje kujya kureba Yesu ku gituro ngo bari bamukeneye. Nigeze mbabaza ngo bakeneye Yesu bari he? Abantu bumva bakeneye Yesu nibamanike ikiganza. Haleluya. Mariya nawe Petero ngo ahagurukana na wa mwigishwa Yesu yakundaga. Ari babiri. Ari bangahe? Ari bangahe? Bose bashaka nde? Bashaka Yesu. Hago kuvuga nk'utangwe y'icyayi. Bashakaga Yesu. Sawa, it's okay. Bashaka nde? Bahagurukana ari babiri bagiye kumureba ngo ku gituro. Hanyuma nusoma Yohana 20 uzasanga ngo bombi barirutse. Twiruke. Ngo bagira bate? Bagira bate? Ariko ngo bageze imbere, bageze imbere ngo wa mwigishwa de pasa Petero wejya inyuma. Ariko ngo bakomeza kwiruka. Bakomeza kugira uti? Bakomeza kwiruka. Ariko wa mwigishwa de pasa nde? Umuntu wari inyuma ni Petero. Imbere hari wa mwigishwa Yesu yakundaga. Hanyuma ngo bageze ngo wa mwigishwa wundi niko Bibiri ivuga ngo bageze ku gituro rero. Umuri imbere wa depasha namwe murimo. Abantu mwadepasha abandi mwinjira muri ADPR, mwinjira muri korari, ariko ntimwinjira muri Yesu. Ntago turi kubabwira ngo mwinjire mu itorero rero, muze mwinjire muri Yesu niho mubona ibyo mushaka. Ngo ngo wabundi arunama, ngo yunamye ararunguruka, ngo amaze kurunguruka ngo arebe kabona Yesu, ngo ntiyabona Yesu, ngo ariko abona imyenda yari yambaye. Abona imiki? Ngo abona igitambaro, ngo abona n'ishuka yari yiyoroshe. Ahita avuga ati ndajyana ibyo. Ndajyana. Hari abantu hano babonye ibintu bitari Yesu. Waraje gasa yankwareye ubukwe se ni Yesu. Yantuje Ikarongi abatuye hirya mu Bugarama iwacu se abantu. Ibintu wabonye si Yesu, ugomba kwinjira ukabona Yesu. Hanyuma ngo Petero ahageze we asanga wa undi wamudepashije waje mbere.
ahagaze ku muryango. Hari abantu Yesu yabwiye bazabona ishyano, bari abafarisayo. Arababwira ngo muzabona ishyano ngo kubera yuko mwaraje ntimwinjira, muhagarara mu muryango, ushaka kwinjira muramubuza. Rero muzabona ishyano. Wa wundi we ngo arinjira yinjiramo unamase ngo umugongo ronguruka mureba, ronguruka mu gituro ngo arungurukamo, ngo arangije ngo nababona ya myenda ngo ariko bakiri kuvugana ngo yinjiyemo neza ngo ahita abona Yesu. Haleluya. ngo aramubona, aramubwira ngo agiye kumuhobera, aramubwira ngo wimpobera winkoraho sindajyana iminyago. ngo aramubwira ngo genda ubwira abigishwa banjye ko wambonye, ugende ubabwire ko tuzahurira i Galilaya. Ataha avuga ngo nabonye Yesu w'i Nazareti wapfuye akazuka. Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri nge, musabe icyo mushaka cyose muzagira mute, muzagihabwa. none natwe dufite umuge n'agakiza twahawe, muhaguruke mwese turirimbe dusenge. ushaka amahoro wino wihitiremo agakiza ureke kure. ushaka amahoro, ushaka amahoro agakiza ureke kure. ushaka kuruhuka umutima, ushaka amahoro wino wihitiremo agakiza ureke kure. Nakomera Yesu amashyi cyane. mwese muhagaze mu myanya yanyu, ndagira ngo mwubike umutwe mutekereze ubutumwa bw'uyu munsi. Abaririmbyi babuvuze, natwe turabuvuze, umushumba yabuvuze. Yesu aragukeneye ngo uze winjire muri we, kandi niwinjira muri we ntabwo uzacirwaho iteka. Ndabibutsa ko ibyaha mwakoze ari byinshi, ariko urubanza rurangirira muri Yesu. Ndabibutsa ko mwakagombye kuzazira ibyo mwakoze, ariko muri Yesu harimo imbabazi, muri Yesu harimo ubuzima, muri Yesu harimo amahoro. Nimwubike imitwe dusenge. Umuntu wumva akeneye Yesu akumva yamwakira, akumva yakinjira muri we akamubera umukiza. Bibiliya yavuze ngo abari muri Kristo nta teka bazacirwaho. Aramanika ikiganza tumusengere by'umwihariko. Ninde wumva yakinjira muri Yesu? Abari inyuma n'abari imbere, uwumva yakinjira namanika ikiganza cyane nkibone. Manika ikiganza cyawe, tera intambwe uze hano tugusengere. Ngwino usange hano mu baririmbyi, ngwino winjire, nawe winjire mu mukumbi w'abana b'Imana. Haleluya. Mutera yandirimba ivuga ngo ngwino winjire mu rugo rw'Imana. Oya abantu nibazaha, abantu nibazaha, ikirago kinzanire hano, abantu nibaze hano. Muri he namubonye umwe, ngwino ra, ngwino muberera kera abantu bashaka kuza kwinjira muri Yesu baze. Ndaguhobeye mu izina rya Yesu, we n'umwana wawe. Ngwino tugiye gusengera abantu. Ninde wunduje, ninde wunduje, ninde wunduje ushaka kubona Yesu, ushaka kwakira Yesu, uvuge ngo uyu munsi ndetse inzoga uretse muze mukore mu biganza byanjye. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha ko mwemeye kwinjira muri Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Abandi bari hehe? Abandi bari he? Imana ibahe umugisha wemeye kwakira Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha wemeye kwakira Yesu. Imana ibahe umugisha wemeye kwakira Yesu. Imana ibahe umugisha. Abatakoze mu biganza hano mukore mu. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Abari muri Yesu nateka bazacirwaho. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha nawe. Mubahe inzira baza n'abandi bashaka kuza. Imana ibahe umugisha. Korali Beteli ndashaka ko muza mwese. Korali Beteli muze, Korali Beteli muze hano musengere abantu, abashumba bazi. Mugire hano tubasengere.
bari muzenguruka aba bantu ushaka kureka itabi naze ushaka kureka ubusinzi naze Imana iguha umugisha nawe Imana iguha umugisha ko wemeye kuza muri Yesu Imana iguha umugisha ushaka kureka inzoga naze ushaka kureka ubusambanyi naze ngwino ngwino Imana iguha umugisha abandi bari hehe mubareke baze turacyakurindiriye ngo wakire Yesu Imana iguha umugisha urugo rw'Imana inyuma ni habi ngwino winjire Imana iguha umugisha nawe wenda wumvise ubutumwa bwiza ukeneye gukizwa nimuze mwakire Yesu umwami n'umukiza wanyu nimuze winjire muri Yesu haleluya inyuma ni habi ngwino winjire Imana iguha umugisha nawe ko wemeye kuza Imana iguha umugisha ko wemeye kuza wenda nawe wigira isoni wenda wigira isoni wakire Yesu mupfukame hano bemeye gukizwa ndagira ngo Beteri abakristo b'Ikarongi mukomere Yesu amashyi ku bw'aba bemeye gukizwa aba bemeye kwinjira muri Yesu niba hari n'undi usigaye naze ufite isoni ntaze uwumva umutima umwemeza kuza kwihana nimwinjire ku kirago ntacyo nimwegere imbere nta kibazo ikirago ni icyanyu mwegere imbere n'abandi bapfukame mwegere imbere ku kirago nimuze nimwegere imbere babasengere none natwe dufite iyo nkuru n'agakiza twahawe na Yesu niba ushaka amahoro ngwino wihitire agakiza ureke none natwe dufite iyo nkuru none natwe dufite iyo nkuru n'agakiza twahawe na Yesu agakiza twahawe na Yesu niba ushaka ngwino wihitiremo agakiza ureke nagira ngo dukomere Yesu amashyi uduhaye umunyago muri iki giterane tugiye gusengera abangaba bemeye kwinjira muri Yesu tugiye gusengera abangaba bemeye kureka ibyaha bakareka inzoga bakareka itabi bakareka ubusambanyi bakaba abana b'Imana bakinjira muri Yesu ndagira ngo umushumba wacu wa Kamembe mwegereze mikrofone abari bubasengera hanyuma namwe mwizere ko uyu munsi mukijijwe mwizere ko mwinjiye muri Yesu mwihane kandi mwihanire kureka ntimurunguruke nk'uko abandi biye barungurutse ntimuhagarare mu muryango ahubwo mwinjire Yesu abakiza abagirire neza Imana ibaha umugisha mushumba nimutuyobore mu isengesho korari ndetse n'abandi bakozi b'Imana mwerekeze ibiganza kuri aba bemeye kwakira Yesu Mana data twese uri mu ijuru se umwami wacu Yesu Kristo ubwanyu wavuze ngo tukurarikira abantu bawe nawe bahereza amazi kandi ubwanyu wavuze ko abarushe n'abaremerewe nibaza bakikubita imbere urakoze kuko muri wowe kandi uko abarimo batazacirwaho iteka umuntu yatira ibyaha byiwe akababazwa n'uko yabikoze agafata umwanzuro mwiza wo ababemeye kwinjira mu mucyo nawe yarababwiye ntimwumva bawe bahuje binjira barindwi gusa ijambo ryawe bamaze n'abarenze umubare bemeye kurekura ibyo bari barimo bemeye kureka ubusambanyi bemeye kureka itabi n'inzoga bemeye kureka ibiyobyabwenge none bafashe umwanzuro mwiza wo kongera kugaruka imbere zawe barakwinginze ngo ubabarire abagabo n'abagore abana bato imbabazi zawe nizibabeho amaraso yawe nabeze wongere ibyiringiro bizima ubanezererwe n'abakunezererwe
kandi uyu mutima ucirwa bugufi bagize uyu munsi wa none ubarindire kugira ngo bemere kujya barayoborwa n'ijambo ryawe. Umwuka wera akomeze kujya bashoboza kunesha ibiza bibatega byose. Urakoze rero kubabariye, kandi urakoze byiringiro bizima ko buri muntu wese umuhaye imbaraga zo kunesha ibishuko bya Sekibi. Byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Mwongere Yesu amashyi. Bibiliya iravuga ngo iyo umunyabyaha umwe yihannye impundu ziravuga mu ijuru. Nkeneye impundu z'abarokore nyinshi n'amashyi menshi. Babaretse kugenda abapfukamye, babaretse kugenda kugira ngo dusabe mwarimu Izara n'abadiyakoni ndabona bamusenga n'abandi, hanyuma bagende babaganirize kandi barebe n'uburyo babandika kugira ngo tubone uburyo bwiza bwo kubakurikira. Rero Izaba na badiyakoni bandi ndabona madamu wa Pastor Rubitsi babegere kugira ngo babandike tumenye uburyo tubakurikirana. Rero abadiyakoni mureba ahantu mwabaganiririza, hanyuma umuvuga butumwa nakomeza. Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba ari umwuzure. Abujuje isi bazamarwa n'amazi, ayo mazi azaba ari umwuzure. Abarwayi muhaguruke dusenge. Umuntu waje arwaye cyangwa afite umurwayi nahaguruke, uhagaze namanike ikiganza dusenge twizeye mu izina rya Yesu. Urwaye cyangwa ufite umurwayi urembye ukeneye ko Imana imukiza muri iki giterane, Yesu arakiza imitima, akize n'indwara. Zambura ibiganza byawe dusenge twizeye. Mana yacu turagushimiye ko wadutumye kuri uyu musozi ngo tubwirize ubutumwa bwiza, tubwire impumyi ko zihumutse, tubwire ibisenzege ariko bikize, tubwire abarwayi kuri Imana ifite imbaraga zikiza. Dore ibiganza byabo barabizamuye, abandi babasize mu rugo, abandi bari mu bitaro, abandi birananiranye, ariko uri Kristo ukiza indwara. Iyo uhamagarira abantu kwinjira muri wowe, ubugira ngo bakize, ubugira ngo bagaburire, ubugira ngo bambike, ubugira ngo bagire bazima. Mwami ubwo uduhamagara ugambiriye kutugirira neza. Mwami Yesu ukiza abarwayi, n'ibimenyetso bizagendana n'abizera. Ubwo duhagaze kuri uyu musozi, nawe ukiza abarwayi bino. Buri wese waje arwaye asubirana y'amashimwe avuga ngo Uwiteka arangijije. Turagushimiye kandi turizeye, wavuze ko bishobokera uwizeye. Imbaraga zazuye Lazaro ziracyakorera mu itorero, imbaraga zakijije Mwami Yesu zikazura umwana wa Yayiro, ayi wewe zikorera mu itorero. Tugushimiye gukijira abarwayi, tugukomeye amashyi, tugukuriye ubwatsi, turabyizeye. Amina.